nshuti z'umusaraba, nta kintu wamenyereje Imana warekuye, nta kintu Imana yari ikuziho itakikubonaho. Bene data nshuti z'umusaraba, ubitekerezeho kabiri n'ukuri, urebe niba nta kintu wamenyereje Imana utarimo gukora muri iyi minsi. Bene data, ari ikintu rimwe Imana yigeze kumbwira ndahantu ndimo nsengera, icyo gihe nari Kicukiro Mureto. Hari icyumba cy'amasengesho cyabagamo gishyushye gikomeye. Rimwe Imana iransanga irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Bene data, mujye mwifuza kumva aho Imana ivugana namwe, kuko ni ibintu bisubizamo imbaraga buri muntu wese ufite ubusabane hagati ye n'Imana. Imana irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda, nkunda ukuntu witanga unshakana umwete. Irambwira ngo mwana wanjye nzakwiyereka, nuramuka untaye ukansiga ukantera umugongo, bitewe n'uburyo wabanye nanjye, bitewe n'uburyo wagendanye nanjye, nundeka ngewe ntabwo nzakureka, kuko ndi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ngo yibagirwe ubwitange umuntu yagize igihe yanshakanaga umwete. Bene data, nubwo Imana yambwiye ibi ntabwo ku bwanjye bimpa umudendezo kuba nakwikorera ibyo nshaka, ngo nkore ibyaho ko niboneye, ngo kubera ko Imana yambwiye ngo nindamuka nyitaye nayo yo ubwayo ntizana. Ibi yabivugiye kugira ngo indeme umutima, inyereke yuko itandetse, inyereke yuko nubwo ndiho nabayeho ku bushake bwayo, inyereke yuko nubwo nyikunze, inyereke yuko yo ubwayo nubwo nayita itazandeka. Ntabwo bimpa uburenganzira bwo kuba nayitera umugongo ngo mbe nakwigaragura mu byaha, ngo nsayishe mu myanda yose y'ibyaha. Ahubwo ibi ngibi Imana yabivugiye kugira ngo bindeme umutima, binyereke ko inkunda mu buryo butangaje. Ntakwiriye kuyitera umugongo ngo nibagirwe ibihe nagiye ngirana nayo, ngo nibagirwe ibihe by'ubusabane bwanjye hagati nayo, kuko muri ngewe ukuntu nteye, sinjya ntungwa n'amasengesho nsenga ku cyumweru gusa, sinjya ntungwa n'inyigisho niga ku cyumweru gusa. No, fata igihe nkihererana n'Imana mu gihe runaka. Nshuti y'umusaraba rero, iyo umuntu yatakaje ubusabane bwe hagati n'Imana, atangira gutinyuka ibintu byinshi yajyaga atinya. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzabura n'irundi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzabura. Bene data nshuti z'umusaraba, nta kintu wamenyereje Imana warekuye, nta kintu Imana yari ikuziho itakikubonaho. Bene data nshuti z'umusaraba, ubitekerezeho kabiri n'ukuri, urebe niba nta kintu wamenyereje Imana utarimo gukora muri iyi minsi. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ijambo nasomye riri mu Baheburayo mu bice 6 ku murongo wa 10, mu ijambo dusanga muri Bibiliya. Uwo murongo uravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana dukorera, Imana dushakisha amanywa n'ijoro, Imana twihererana nayo tukayisenga, Imana duhora dupfukamiye tuvuga ngo ni wowe Mana ukwiriye gusengwa, ni wowe Mana ikwiriye kubaho. Nshuti mwene data, ntugatakaze ubusabane bwawe n'Imana, kuko nubutakaza uzabutakaje ibintu byinshi. Rero ni ukuvuga ngo iyo utakaje ibi bihe
uba utakaje ibihe bikomeye. Ibi bihe nshuti y'umusaraba ntukwiriye kubitakaza. Mu byo waba urimo byose ukwiriye kujya wibuka yuko hari aho uhurira n'Imana. Mu byo waba urimo ukora byose ukwiriye kwibuka yuko Imana yacu itajya ikiranirwa ngo yibagirwe ibihe wagiranye nayo ngo igutere umugongo. Oya, niba utifuza rero yuko Imana igutera umugongo, ukwiriye kuzirikana ibihe wagiranaga n'Imana, kuko ibi bihe uko byagenda kose Imana izabikwibukiramo. Uko byagenda kose Imana nigutabara, Imana nigusanga, Imana nuyitakira izongere kwibukire mu bihe wagiranye nayo. Niba ijambo rivuze ngo Imana yacu ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, yibagirwe wa mwanya wajya gufata ukihererana nayo ukayisenga, Imana yacu ikanezerwa, rimwe na rimwe ikagusezeranya yuko itazaguta. Bene data, hari ikintu rimwe Imana yigeze kumbwira ndahantu ndimo nsengera. Icyo gihe nari Kicukiro Mureto, hari icyumba cy'amasengesho cyabagamo gishyushye gikomeye. Rimwe Imana iransanga irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Bene data, mujye mwifuza kumva aho Imana ivugana namwe, kuko ni ibintu bisubizamo imbaraga buri muntu wese ufite ubusabane hagati ye n'Imana. Imana irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda, nkunda ukuntu witanga unshakana umwete. Irambwira ngo mwana wanjye nzakwiyereka, nuramuka untaye ukansiga ukantera umugongo, bitewe n'uburyo wabanye nanjye, bitewe n'uburyo wagendanye nanjye, bitewe n'uburyo wirinze kwiyandurisha ibyaha by'isi, nundeka ngewe ntabwo nzakureka, kuko ndi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ngo yibagirwe ubwitange umuntu yagize igihe yanshakanaga umwete. Bene data, nubwo Imana yambwiye ibi ntabwo ku bwanjye bimpa umudendezo kuba nakwikorera ibyo nshaka, ngo nkore ibyaho ko niboneye, ngo kubera ko Imana yambwiye ngo nindamuka nyitaye nayo yo ubwayo ntizana. Ibi yabivugiye kugira ngo indeme umutima, inyereke yuko itandetse, inyereke yuko nubwo ndiho nabayeho ku bushake bwayo, inyereke yuko nubwo nyikunze, inyereke yuko yo ubwayo nubwo nayita itazandeka. Ntabwo bimpa uburenganzira bwo kuba nayitera umugongo ngo mbe nakwigaragura mu byaha, ngo nsayishe mu myanda yose y'ibyaha. Ahubwo ibi ngibi Imana yabivugiye kugira ngo bindeme umutima, binyereke ko inkunda mu buryo butangaje. Ntakwiriye kuyitera umugongo ngo nibagirwe ibihe nagiye ngirana nayo, ngo nibagirwe ibihe by'ubusabane bwanjye hagati nayo, kuko muri ngewe ukuntu nteye, sinjya ntungwa n'amasengesho nsenga ku cyumweru gusa, sinjya ntungwa n'inyigisho niga ku cyumweru gusa. No, fata igihe nkihererana n'Imana mu gihe runaka. N'ubu ngubu ndahangaha muri ubu butayu mujya mubona ko ariho nkunda gukorera, gutanga mesaje no gukorera ibiganiro bitandukanye. Ni ukuvuga ngo aha mba nafashe umwanya nkihererana n'Imana, nkavuga ngo nubwo bimeze gutya, ntabwo amasengesho yo ku munsi wo ku cyumweru hari icyo azamarira kurusha uko naza nkihererana n'Imana. Bene data, nshuti z'umusaraba, ibi mbibabwiriye kugira ngo were gutakaza ubusabane bwawe wagiye ugirana n'Imana mu bihe bitandukanye. Wongere usubize amaso inyuma urebe ibihe wagiye kugirana n'Imana. Ibyo bihe Imana yacu ibyitaho, irabizirikana. Rimwe na rimwe hari igihe n'Imana izagusanga ikabikwibutsa, ikakubwira ngo mwana wanjye, wibuke ibihe najyaga ngirana nawe, none ko mbigushakiramo nkabibura. Burya nuko uba warayiteje icyo bita inzara, kuko yo ubwayo ibibona nk'ibiryo byayo. Ni ukuvuga ngo rero iyo ibigushakiyemo ikakubura, nshuti y'umusaraba, ujye umenya yuko wayiteje inzara. Kandi Imana iyo uyiteje inzara, nshuti y'umusaraba, hari ibyo uhamagara ntibizi, kubera ko
hari aho Imana itakubona. Niba uhamagaye yuko Imana igukorera ikintu runaka, ishobora kutagikora kubera ko ubusabane bwawe hagati nayo bwaratakaye. Ntabwo Imana ikikubona, ntabwo Imana ikikwibonamo. Kubera iki? Ntabwo ubusabane wajya kugirana nayo ikibukubonamo. Bivuga ngo warayitaye, utinyuka byinshi bimwe waziririzaga, bimwe utangira kubizirura ubigenderamo. Nshuti y'umusaraba rero, iyo umuntu yatakaje ubusabane bwe hagati n'Imana, atangira gutinyuka ibintu byinshi yajyaga atinya. Ugasanga umuntu niba yaratinyaga kwiba, yatangiye kubona ko kwiba ari ukwiyeranja. Ugatangira kubona niba umuntu yaratinyaga gusambana, umuntu agatangira kubona ko gusambana ari ukwiyeranja. Umuntu ugasanga niba yaratinyaga guca inyuma y'uwo bashakanye, umuntu agatangira kubona yuko guca inyuma y'uwo bashakanye ariko bakagumana, ibyo nta kibazo, ari ukwiyeranja. Ariko nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo ujye wibuka yuko Imana yacu ibyo ngibyo itabyitaho, ahubwo watangiye gutakaza ubusabane bwawe hagati y'Imana. Rero ukwiriye kwibuka ibihe wajya kugirana n'Imana ukabigarukamo. Niba hari aho wanyereye ukagwa, Imana yacu irakicaye ku ntebe y'imbabazi. N'Imana yavuze ngo ntigikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, yibagirwe ibihe wajya gufata ngo wihererane nayo, ngo irebe urukundo wajya kuyereka, ukayereka yuko uyikunze. N'ibihe Imana itajya yibagirwa pe. Niyo mpamvu Imana iri kukubwira rero ngo garuka urebe rwa rukundo wakundaga Imana mu bihe byatambutse. Nshuti y'umusaraba, nibyo ukigenderamo. Niba warabitakaje, Imana irimo irakukangurira kugaruka, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu ugihumeka umwuka w'abazima, niyo mpamvu Imana ikibikwibutsa. Iracyagufitiye urukundo rwayo rwa mbere. Iracyakubwira ngo mwana wanjye, garukira aho ngaho, ndacyagukunda. Nubwo wakiraniwe ukareka Imana ukayita, ujye wibuka yuko Imana yacu y'ubwayo idakiranirwa ngo igere gute, ngo yibagirwe imirimo yawe, yibagirwe urukundo wayeretse yuko uyikunze. Nshuti y'umusaraba, uzirikana uru rukundo. Imana irimo irakwibutsa ngo ugarukire aho ngaho. Niba warataye inzira, ongera agaruka mu nzira. N'Imana iri kugushakaho muri iyi minsi kugira ngo uzagire iherezo ryiza ry'ubuzima bwawe. Nsoza, Imana irimo irakubaza ngo mubaze, ese iramutse igucyuye uyu munsi abaye ari wo munsi wawe wa nyuma, Imana yazakwibukira kuki iramutse iguhamagaye? Ko iyi minsi irimo igenda itambikana umugenzi, uko igenda itambuka niko Imana igenda isarura. None Imana irimo irakubaza ngo iramutse iguhamagaye ikagucyura kuri uyu munsi wa none, n'iki yazakwibukiraho? Wibuke ibihe byawe wajya kugirana n'Imana, wongere ubigarukemo. Inzira zikitwa none, inzira zikigendwa, Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Nshuti yanjye, kuko Imana impamvu yongeye kukwibutsa ibi bihe, nuko Imana ikigukunze, kandi nuko Imana ishaka kukugarukaho mu buryo butandukanye n'ubwo mwabanaga mu bihe bwatambutse. Soza, yari umugaragu w'Imana Mwenyemari Faustin wakwibutsaga ibi ngibi. Wongere ugarukire Imana, Imana ikikuburira, ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Shalom, shalom, nakagaruka.